uyu munsi niyo mpamvu turimo gutegura abakada bacu kugira ngo bitegure impinduka. Twababwiye ko ushaka guhindura igihugu agomba kubanza guhindura ubwe. Niba umuntu adahindutse ntashobora kuzana impinduka mu gihugu. Twabasobanuriye kandi ko tutarwanya abantu cyangwa ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi nk'abandi. Oya, icyo turwanya ni systeme mbi yubatswe mu gihugu ikomeje kugisenya no gutuma igihugu kidatera imbere. Niyo mpamvu tuvuga ko igihugu kigeze mu bihe bikomeye, aho igihe kigeze ko cyo kongera kubaka igihugu duhereye ku musingi. Tugomba kubaka ubwenegihugu bushya bubuza abanyekongo bose barwanya politike mbi, ngengabitekerezo y'ivangura n'itsembabwoko. Mu masezerano y'amahoro yose twagiye dusinya imbere, twatangiraga twubaka leta mu gisirikari hejuru, tukibagirwa ko ibibazo by'abaturage biri hasi. Uyu munsi rero twafashe icyemezo cyo kubaka leta duhereye ku baturage, kuko leta idashobora guhagarara idafite umusingi ukomeye. Uyu munsi umunyekongo nta ndangamuntu nyayo y'ubwenegihugu afite. Nta barura ry'abaturage rikorwa neza, kandi abantu bamenyekana ku isura aho kumenyekana ku burenganzira bwabo. Umusingi w'umunyekongo warasenyutse. Ni kusema hiyo msingi ya ukongomani imesahabilika. Igihugu gifite amoko y'imiryango myinshi, ariko tugomba kubaka ubunyekongo bushya burenze ayo moko. Umuntu wese uhuye n'ikibazo ntakwiye kwishingikiriza ku muryango cyangwa ku bwoko bwe, ahubwo akishingikiriza ku bwenegihugu bumuhuza n'abanyekongo bose. Niyo nzira twahisemo, gutangirira hasi tukazamuka hejuru. Yego, ayo rero ni amagambo ya Bisimwa, aho yasobanuraga byinshi byabereye i Rutshuru ku mashusho muri kugenda mubona mu buryo bugiye butandukanye, aho muri Rutshuru nyine abayobozi ba AFC-M23 barenga 823 barangije amahugurwa ku buyobozi n'imiyoborere myiza. Rero ni igikorwa cyabaye kuri uyu wa kane tariki ya 20 Kanama 2026, aho abarenga 823 bari mu nzego zibanze za AFC-M23 barangije amahugurwa y'inyigisho y'imibereho ndetse n'imyemerere yiswe promotion uniteke 00 uongozi bora. Rero bisobanuye imiyoborere myiza, aho ayo mahugurwa yabereye mu kigo cya Kanombe muri teritwari ya Rutshuru. Rero umuhango wo gusoza aya mahugurwa yobowe na Bisimwa, umuyobozi wungirije wa AFC-M23 ushinzwe ibya politike, ubuyobozi ndetse n'amategeko. Hari kandi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto, hari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye nyine, nkuko Desire Rukomera ushinzwe ishami ryo gukangurira no mobilisation mu baturage muri AFC-M23 yabivuze. Rero amahugurwa yibanze ku buyobozi, amahame n'imiyoborere y'umuryango, uruhare rw'urubyiruko ndetse n'abagore mu guhindura societe, amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'intambara n'imiyoborere myiza. Abasoje amahugurwa rero biyemeje gushyira mu bikorwa ubumenyi ndetse n'amasomo bahawe muri iyo mirimo yabo mu buri munsi,
Guverineri rero Musanga Bahati Erasto yashimiye abarangije ayo mahugurwa ku bw'umuhate bagaragaje, abasaba gukomeza ibikorwa byo gukangurira no gukomeza kumvisha urubyiruko cyane cyane mu nzego z'ingabo z'impinduramatwara za Congo ARC. Rero Bertrand Bisimwa nawe yashimangiye ko discipline, ubwitange ndetse no gushyira mu bikorwa amasomo bahawe ari byo bizatanga umusaruro w'aya mahugurwa, aho yatangaje ko gahunda nk'iyi ngiyi iteganyijwe no kugeza ku bayobozi mu nzego z'ibanze ba AFC-M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuhango rero wo gusoza aya mahugurwa waranzwe n'indirimbo z'impinduramatwara urangirana nyine no kwinjiza ku mugaragaro abayobozi bashya mu nzego z'ibanze za AFC-M23. Ntanakomeza n'ibindi byinshi, nakubwira yuko dukurikije ibyabaye ndetse n'uburyo inkuru imeze ndetse n'ibyagiye biganirwamo, AFC-M23 igikomeje ya gahunda yayo yo gushyiraho leta yayo, kubera yuko niba batangiye kugenda bashaka abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakanabahugura, byumvikane ko bari gushaka nyine abaturage ariko bo kubafasha muri iyo miyoborere yabo, bavuga yuko bashyize imbere ndetse no kuyobora abaturage mu buryo bwiza. Rero ni byinshi byabaye muri iki gikorwa cyabaye nyine ku munsi w'ejo ku wa kane mu itariki ya 20 Kanama 2026 mu gace ka Kanombe kuri teritwari ya Rutshuru, aho habereye nyine umuhango wo gusoza amahugurwa y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze yari yateguwe na AFC-M23, aho abarenga 823 basoje gahunda y'amahugurwa yari maze igihe ibaha ubumenyi ku buyobozi ndetse n'imiyoborere. Rero aya mahugurwa yari afite izina rya promotion uniteke 00 uongozi bora, amagambo rero asobanura imiyoborere myiza, yari igamije kongerera ubushobozi abayobozi ndetse n'abakora ibikorwa byo gukangurira abaturage ku rwego rw'ibanze, cyane cyane binyuze bijyanye n'ubuyobozi, uruhare rw'abaturage ndetse n'imikorere y'inzego zitandukanye, ariko by'umwihariko inzego z'ibanze. Rero umuhango wo gusoza aya mahugurwa witabiriwe n'abayobozi batandukanye, wari uyobowe na bwana Bertrand Bisimwa ndetse akaba umuyobozi wungirije wa AFC-M23 ushinzwe bya politike, ubuyobozi ndetse n'amategeko. Hari kandi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto hamwe n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye. Kuba rero abantu barenga 823 basoje aya mahugurwa ni kimwe mu bintu byagaragaje uburemere bw'iyi gahunda. Ndi kukubwira nyine n'amahugurwa yibanze cyane ku buryo abayobozi bo ku rwego rw'ibanze bashobora gukora inshingano zabo, kumenya kuyobora abaturage ndetse no gukangurira urubyiruko rw'abandi baturage kugira uruhare mu bikorwa bya societe civile. Desire Rukomera rero ukurikiye ishami rishinzwe mobilisation muri AFC-M23 yavuze ko amasomo muri iyi gahunda yari yagarutse nyine harimo amasomo ajyanye n'ubuyobozi, amahame n'imyemerere ya societe, amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko agenga ubutabazi mu bihe by'intambara ndetse n'imiyoborere myiza. Rero iyo urebye izi nshingano zose ndetse n'izi ngingo zose, bigaragara ko aya mahugurwa ataragamije gusa gutanga ubumenyi ku buyobozi, nibyo ndi kukubwira, ahubwo yaragamije nyine no gutegura abayobozi bo ku rwego rw'ibanze kugira ngo bamenye uko bakora mobilisation, uko bavugana n'abaturage ndetse n'uko bashyira mu bikorwa inshingano bahawe. Rero mu gusoza aya mahugurwa, abayarangije biyemeje gushyira mu bikorwa amasomo bahawe, ni ukuvuga ko ubumenyi bwakuwe mu cyumba cy'amahugurwa bugomba kujya mu bikorwa mu miyoborere ya buri munsi ndetse no mu mibereho yabo y'abaturage. Guverineri rero Bahati Musanga Erasto mu ijambo rye yashimye abarangije aya mahugurwa ku bw'umuhate bagaragaje, aho yabasabye gukomeza inshingano zo gukangurira no kumvisha urubyiruko cyane cyane mu rwego rw'ingabo z'impinduramatwara za Congo zizwi nka ARC.
ubutumwa rero bwe bwibanze ku kuba abayobozi bo ku rwego rw'ibanze bafite uruhare rukomeye mu kumenya ibibazo abaturage bafite, kubagezaho gahunda ndetse n'ubutumwa bw'inzego, ndetse no kugira uruhare mu bikorwa bigamije guhindura imikorere ya sosiyete. Ariko nanone ikibazo cy'ingenzi gihari no kumenya niba amahugurwa azagaragaza umusaruro ugaragara mu buzima bwa buri munsi. Amahugurwa ashobora gutanga ubumenyi, ariko umusaruro wayo ushingira cyane ku buryo abayarangije bakoresha ubwo bumenyi bahawe. Bisimwa rero nawe yashimangiye ibintu bitatu by'ingenzi: discipline, ubwitange, ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo barangije nyine abasoje kwiga bize. Ibi rero bivuze ko ku ruhande rw'abatuye muri ibi bice ndetse n'abarangije aya mahugurwa, impamyabumenyi cyangwa icyemezo cy'uko bayasoza atari cyo kintu cy'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ari uko abayobozi bagomba kugaragaza ko ibyo bize byabahinduye kandi ko bashobora kubishyira mu nshingano ndetse bakanabishyira mu bikorwa imbere y'abaturage. Bisimwa rero kandi nawe yatangaje ko gahunda nk'iyi ngiyi itazagarukira cyane muri Kivu y'Amajyaruguru gusa. Yavuze ko amahugurwa nk'aya ngaya ateganyijwe no kugera ku buyobozi bo mu nzego z'ibanze, aho AFC-M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo naho ngo bitegura kujyayo. Rero ibi ngibi bishobora gutuma gahunda y'amahugurwa yaguka ikagera ku bandi bayobozi benshi bo mu turere dutandukanye, kandi mu gihe iyi gahunda yakomeza hazaba hakenewe kurebwa niba amasomo atangwa ahuzwa n'ibibazo byihariye abaturage bahura nabyo mu bice bitandukanye. Umuhango wo gusoza rero waranzwe n'indirimbo z'impinduramatwara, nibyo ndi kukubwira rwose, ndakomeza mbisubiramo. Ibintu byagaragaje ko umwuka w'umunsi wo gusoza gahunda yari imaze igihe ihuza aba bayobozi. Rero nyuma yo gusoza amahugurwa, barenga 823 bahawe inshingano zo gukomeza gukora nk'abayobozi bo ku rwego rw'ibanze muri AFC-M23. Ku ruhande rumwe rero abayobozi bavuga ko aya mahugurwa agamije guteza imbere leadership, discipline, mobilisation ndetse n'imiyoborere myiza. Ku rundi ruhande rero hakomeje kubaho ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'imiterere y'ibikorwa bya politike, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'uwo mu murongo tugomba gusobanukirwa impamvu amahugurwa nk'aya ashyirwaho, cyane cyane mu gihe AFC-M23 ikomeje kugira ibikorwa byayo bya politike, ubuyobozi bw'umutekano mu bice bitandukanye nyine igenzura. Rero kuri aba bayobozi bashya, isomo rikomeye zizatangira nyuma y'umuhango wo gusoza no gushyira mu bikorwa ibyo bize, ndetse no gukorana n'abaturage, kumenya gukemura ibibazo no gukoresha inshingano bahawe mu buryo bwateguwe n'inzego zibashinzwe. Rero abayobozi babo babasabye kuba abantu bafite discipline, ubwitange ndetse n'ubushobozi bwo gukorana n'abaturage. Ikindi cy'ingenzi ni uruhare rw'urubyiruko n'abagore rwagarutsweho cyane muri aya mahugurwa, aho abateguye gahunda bashimangiye kuba bagomba kugira uruhare mu mpinduka za sosiyete no mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Congo. Urubyiruko ni igice kinini cy'abaturage, niyo mpamvu uburyo rwihishwa rukangurirwa kandi rugira uruhare mu bikorwa by'imiyoborere bishya, kugira ngo ingaruka z'imiyoborere ndetse n'imibereho y'abaturage muri rusange nabo bibagereho. Rero naho ku bagore wakwibaza uti bo barahejwe? Oya, ntago bahejwe. Uruhare rwabo mu miyoborere n'imibereho ya buri munsi ni ingenzi, cyane cyane mu bice byahuye n'imyaka myinshi y'amakimbirane, aho amahugurwa kandi yagarutse ku mategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi. Iyi ngingo rero ni ingenzi cyane cyane mu gihe ibikorwa by'umutekano n'intambara mu burasirazuba bwa Congo, kuko amategeko mpuzamahanga ashyiraho amahame agomba kubahirizwa mu kurinda abasivile n'abandi bantu batari mu mirwano. Niyo mpamvu gushyira aya masomo mu mahugurwa y'abayobozi
bo ku rwego rw'ibanze bishobora gufasha mu kongera ubumenyi ku nshingano n'imipaka ajyanye n'imiyoborere n'ibikorwa by'umutekano. Ariko nanone umusaruro w'amasomo nk'ayo uzagaragarira mu bikorwa ni mu gihe abayobozi bazubahiriza ibyo bize, bagashyira imbere discipline, bakumva inshingano zabo kandi bagakora ibijyanye n'imiyoborere mu buryo butanga umusaruro. Kuri uyu wa 20 rero Kamena rero nibwo Kanombe Rucuru yabaye ahantu ho gusoza urugendo rw'amahugurwa rw'abarenga 823, ariko ku buryo bayasoje uru rugendo rushobora kuba ari intangiriro y'indi nshingano ikomeye kurushaho, no gusubira ku baturage ndetse no gukoresha ubumenyi bahawe muri ayo mahugurwa. Bisimwa rero yavuze ko ubutumwa bw'aya mahugurwa bugomba gukomeza no mu zindi ntara, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ko gahunda ishobora gukomeza kwaguka no kugera ku bandi bayobozi, ku buryo rero bw'umwihariko umunsi wo gusoza aya mahugurwa usize ubutumwa bubiri bukomeye ku bayobozi bashya. Ni igihe cyo kugaragaza ko bize mu bikorwa, naho ku bayobozi babishyize muri izo nshingano ni igihe cyo kureba ko gahunda y'amahugurwa izatanga umusaruro uteganyijwe. Rucuru rero nakubwira yuko ntabwo ariho hantu gusa honyine hasorejwe amahugurwa y'abarenga 823, naho hatangiriwe nyine indi ntambwe yaho abayobozi bashyaho ubu basabwa guhindura amasomo bize mu ibikorwa bifatika mu nzego z'ibanze. Kandi niba gahunda izakomeza muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko Bisimwa yabitangaje, umubare w'abayobozi bazajya banyura muri iyi gahunda ushobora kwiyongera cyane cyane mu minsi iri imbere. Rero icyo abaturage n'abakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Congo bazakomeza kwibaza ni kimwe: ese aya mahugurwa azatanga impinduka zigaragara mu miyoborere, mu mikoranire y'abaturage ndetse no kubahiriza amahame yigishijwe? Igisubizo rero kizagenda kigaragarira mu bikorwa, nk'uko nyuma y'amahugurwa ikizamini cyayo cy'abayobozi kiba mu nshingano zabo za buri munsi. Iyi niyo nkuru y'umunsi wo gusoza amahugurwa y'abarenga 823 ba AFC-M23 yabereye i Kanombe muri teritwari ya Rucuru ku munsi w'ejo tariki ya 20 nyine Kanama 2026. Kada subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The QuickTimes News, ubundi ukomeze uryoherwe na gahunda zose tugenda tukugezaho.